Nshuti mwene data mukundwa unteze amatwi ndagushuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Iki ni cya kiganiro Bibiliya isoko y'ubugingo mutegurirwa kandi mukagezwaho na Pasteur Vuguzigira Alphonse. Reka dusenge. Mana y'amahoro, turagushimira kubw'uyu munsi mushya waduhaye mu buzima bwacu kugira ngo turame tunezerwe twishimire imigisha yawe itangaza utugenera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Turagushimira rero kutwemerera gufata aka kanya keza kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe. Turasaba kugira ngo ubwenge buva mu ijuru bubane natwe, umwuka wera ayobora intekerezo zacu n'imigambi yacu kubwo kumva no kumvira ijambo ryawe mu izina ryera rya Yesu. Amen. Ubushize kubo twari kumwe twaganiriye ku birebana n'amatorero 6 yari asigaye kuri 7 twagombaga kureba mu gice cya kabiri n'icya gatatu cy'ibyahishuwe. Ariko nkuko twasezeranye hari abantu benshi bakomeje kubaza ibijyanye no gutanga ndetse n'ibirebana n'icya 10 uburyo gikwiriye gutangwa cyangwa se icyo Bibiri bivugaho. Ntabwo uyu munsi ndi bushake kubijyaho muri detaye, ariko ndabivugaho mu ncamake kuko umuntu ashatse kubivugaho mu buryo burambuye ni inyigisho cyangwa se ni ikiganiro kirekire gishobora gutwara ibihe n'ibihe kugira ngo umuntu asobanure neza igitabo icyo Bibiliya ivuga ku bijyanye no gutanga. Rero kubatubajije ibibazo ubushize hari uwabajije ati mbese amaturo cyangwa icya 10 bimariye iki torero. Hari undi wabajije ati se mu byumba aho tujya bakatwaka icya 10 biremewe ko tugitanga. Uyu munsi rero tugiye kureba gutanga gushimwa imbere y'Imana uko ariko. Mu by'ukuri iyo urebye isezerano rya kera ryemera gutanga, yewe n'isezerano rishya ryemera gutanga, ariko twibuke ko uburyo byakorwagamo kera n'uburyo bikorwamo muri iki gihe cy'isezerano rishya biratandukanye rwose. None twakwibaza kubera iki mu isezerano rya kera abayuda cyangwa abisiraheli bategetswe gutanga ibya 10, ibirundo, imiganura, amashimwe ndetse n'ibindi bitambo, byari ukubera iki? Iyo usomye mu gitabo cyo kubara igice cya 18 uhereye ku murongo wa 8 kugeza 32 tubona Imana ibwira Aroni ko n'abazamukomokaho bo nta murage cyangwa gakondo bakwiriye guhabwa mu gihugu cy'Ikanani, ahubwo ibyo abisiraheli bazajya batanga ibya 10, amaturo, ibirundo, imiganura n'ibindi, ibyo byose bizajya biba iby'Abalewi n'abatambyi muri rusange, kuko umurimo wabo biyegura ari uwo gukora mu ihema ry'ibonaniro. Ariko muri rusange icyo tubona muri iyi mirongo nuko atari bo byahabwaga mbere na mbere. Iyo usomye umurongo wa 8 wa 11 n'uwa 19 w'icyo gice cya 18 cyo kubara, ubona yuko Imana yavuze ngo ibyo abisiraheli bazazana gutura bakabinyereza mbiguhayeho ibyo kurya cyangwa se mbiguhayeho ibigutunga we n'abahungu bawe. Ndetse uhereye ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 15 hasobanura amoko y'ibyo abisiraheli bakwiriye gutura uko bimeze, imiganura, ibya 10. Ariko ugeze ku murongo wa 20 na 21 Uwiteka yabwiye abatambyi ko ibyamwerejwe ni ukuvuga icya 10 Imana ikibahayeho gakondo. Ni ukuvuga nta yindi gakondo bazigera bategereza mu Bisiraheli. Ubwo Abisiraheli bavuga mu gihugu cy'uburetwa bakagera mu gihugu cy'isezerano, Imana yategetse Yosuwa kubagabanya igihugu, ariko mu by'ukuri umuryango w'Abalewi nta kintu wigeze uhabwa, ahubwo wahawe gakondo mu nzu y'Imana. Mu by'ukuri rero guhabwa gakondo byatumye ibyatangwaga n'Abisiraheli bibitegeko mu Bisiraheli ko bakwiriye gutanga kugira ngo Abalewi baba mu nzu y'Imana, baba mu ihema ry'ibonaniro, batabura ibibatunga, kuko icya 10 n'ibindi byatangwaga Imana yabibahayeho gakondo. Ariko mbere na mbere icya 10 cyatangwaga cyerejwe cyangwa se gihawe Uwiteka, hanyuma kikabona kuba gakondo y'Abalewi nkuko tubibona mu murongo wa 21. Mu by'ukuri rero ntabwo intego nyirizina yari iyo guha Abalewi, ahubwo intego nyirizina nuko Abisiraheli bagombaga kuramisha Imana ibyo bungutse harimo n'icya 10 nkuko amategeko yabibategekaga, ariko umugambi w'Imana ikabyegurira Abalewi kugira ngo bibe gakondo yabo yo kubatunga. Ni muri ubwo buryo rero umuntu yakwibaza iki kibazo, none se koko no muri iki gihe 1/10 ni cy'abatambyi? None se abatambyi ni bande? Iki ni ikibazo umuntu yakwibaza kandi kiri simple. Mu by'ukuri hari abantu benshi bajya bavuga ngo abapastoro nibo batambyi, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko kuri kwa Bibiliya.
ahubwo Bibiliya igaragaza yuko uwizera wese Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ni umutambyi w'ubwami bw'Imana. Nusoma mu rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 5 n'umurongo wa 9 haragira hati, namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Umurongo wa 9, ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, ni abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'yabahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Mu by'ukuri iyo urebye aya magambo wongera no kuyabona muri Yesaya igice cya 9, mu by'ukuri iyo ubonye neza iki mirongo ivuga, igaragaza yuko twebwe twese abizeye Yesu Kristo turi abatambyi b'ubwami bw'Imana. Ntabwo abapasiteri rero cyangwa ababishopu cyangwa n'aba ari bo batambyi bonyine, ahubwo ni abatambyi mu bandi batambyi. Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 6 haragira hati, no kuri Yesu Kristo ari we mugabo wo guhamya, ukiranuka n'imfura yo kuzuka, utwara abami bo mu isi, udukunda kandi watwejeshejeho ibyaha byacu amaraso ye. 6, akaduhindura abami n'abatambyi b'Imana ye, ari nayo se, icyubahiro n'ubutware bibe ibye iteka ryose, amen. Ibyahishuwe igice cya 5 umurongo wa 9 n'uwa 10 haragira hati, nuko baririmba indirimbo nshya bati, ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije, kuko watambwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe. 10 hakagira hati, ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Mu by'ukuri iyo usomye iyi mirongo, iri jambo yose, bose, amahanga yose, ntabwo agaragaza abapasitori, ntabwo agaragaza ababishopo, ntabwo agaragaza abapotere ko ari bo batambyi, ahubwo umukristo wese wizera aho yaba akomoka hose, ururimi yaba avuga rwose, umuco yaba aturukamo wose, ndetse ni uburyo yaba ateye bwose, yaba ari mugufi cyangwa muremure, yaba ari inzobe cyangwa ari igikara, yaba ari umuzungu cyangwa umwirabura, abo bose bizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ni abatambyi b'ubwami bw'Imana. Noneho rero niba abantu bavuga bati icya 10 ni icy'abatambyi, ariko buri mukristo wese ntakiboneho uko bikwiriye, ntabwo icyo gihe inyigisho ya Bibiliya iba yigishijwe aba ari ukuri, kuko twese abizera Yesu Kristo turi abatambyi b'ubwami bw'Imana. None ikibazo umuntu yakwibaza, none se niba muri Kristo Yesu abizera Yesu twese turi abatambyi b'Imana, none icya 10 ni icyande? Iki ni ikibazo umuntu yakwibaza. None se umuntu umwe yavuga ati ni icyanjye, kandi Bibiliya ivuga ko twese turi abatambyi b'ubwami bw'Imana? Ikindi dukwiriye kwibuka ni uko iyo tubwiriza isezerano rya kera, dukwiriye kubibuka ko Yesu yazanye irishya kandi akaba umwuzuro w'isezerano ryose rya kera, hanyuma ubutambyi bwose busohorera muri we, muri Kristo Yesu, ni ukuvuga bizera. Noneho turi buze rero kugenda tureba, none se koko icya 10 ni icyande, kigenewe nde? Ni icya pasitori se? Oya, no mu isezerano rya kera bigaragara ko kitahabwaga abatambyi, ahubwo cyatangwaga ku Uwiteka, hanyuma cyamara gutangwa ku Uwiteka, Uwiteka nawe acyegurira Aroni nk'umutambyi mukuru n'abahungu be. Mu by'ukuri rero bigaragara yuko kimwe mu 10 mu isezerano rya kera cyari icy'Uwiteka. None se muri iki gihe ni icyande? Mbere yuko tubanza kureba ni icyande, reka tubanze twibaza iki kibazo. Noneho umuntu yahita yibaza ati, ni iyihe mpamvu yo gutanga ku mukristo? Kuko ku Bisiraheli twabonye impamvu yuko gutanga kwabo kwari ukugira ngo baramishe Imana ibyo bungutse, ariko muri rusange nanone ibyo baramishije Imana bibe gakondo yo gutunga abarewe. Ese ku mukristo byaba bitandukanye? Mu by'ukuri impamvu yo gutanga mu isezerano rishya irasobanuka. Impamvu yo gutanga, ntabwo dutanga kugira ngo twubake insengero, ntabwo dutanga kugira ngo dutunge abapasitori, ntabwo dutanga kugira ngo yewe dufashe n'imfubyi n'abapfakazi, nubwo nabyo ari ngombwa. Ntabwo dutanga kugira ngo twubake ibitabashwa by'insengero n'ibindi. Mbere na mbere dutanga kubera ko ari igikorwa cyo kuramya Imana. Mbere na mbere ni igikorwa cyo kuramya Imana. Mbere yuko tuzana ibindi bikorwa
akenshi tuvuga ko ari byo dutangira. Mbere na mbere gutanga ubwabyo ni igikorwa cyo kuramya Imana, nko kuririmba, kubwiriza, gusenga, guhanura n'ibindi bimeze gutyo. Byose ntaho bitandukaniye. Ariko mu minsi ya none abantu babigize ikindi kintu cyihariye. Mu by'ukuri rero ntabwo gutanga bitandukanye n'ibindi bikorwa byo kuramya Imana, kuririmba, gusenga, kubwiriza, kwigisha n'ibindi kubwiriza abantu ubutumwa bwiza n'ibindi bimeze bityo. Mbere na mbere impamvu nyamukuru Bibiliya igaragaza yo gutanga ni igikorwa cyo kuramya Imana. Ibindi byose biza mu gutanga bikwiriye kuba bishingiye aho ngaho. Mu by'ukuri isezerano rishya, tuvugishije ukuri kose, ntabwo rishyigikira ko umukristo atanga icya cumi, ahubwo rimusaba ko atanga akurikije uko umutima we ugambiriye. Ibi tubibona mu rwa kabiri rw'Abakorino igice cya 9 umurongo wa 7 n'umurongo wa 8. Haragira hati, umuntu wese atange nk'uko abigambiriye mu mutima we, atinuba kandi adahatwa, kuko Imana ikunda umuntu utanga anezerewe. 8. Kandi rero Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose, kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose mufite ibibahagije muri byose. Reka noneho tubigereranye no muri Malaki igice cya 1 umurongo wa 13 na 14. Haragira hati, kandi mujya muvuga muti, uyu murimo uraruhanya ndetse murawinuba, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga, kandi muzana icyo muzanye ku maboko n'igicumbagira n'ikirwaye, ayo niyo maturo muntura. Mbese ibyo muzana bene ibyo nabyakira, ni ko Uwiteka Nyiringabo abaza. Ariko havumwe uriganya, ufite isekurume mu mukumbi we akayihiga, yajya guhigura Uwiteka akamuhigura ifite inenge, kuko ndi umwami ukomeye, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga, kandi izina ryanjye ni rinyagitinyiro mu banyamahanga. Mu by'ukuri icyo tubona ni uko amategeko yategekaga abantu gutanga mu isezerano rya kera, kandi amategeko icyo atera umuntu ni ukwinuba no guhatwa. Ni nayo mpamvu abantu benshi babikora bafite ubwoba, bahatwa. Ntabwo babikoreshwa n'umutima ukunda Imana, n'umutima wamaze kumenya agaciro ko gucunguzwa amaraso y'umwana w'intama, umutima ukunda Kristo kurusha ibindi byose. Ahubwo abantu bahatwa n'amategeko, ndetse abantu bakanigisha abantu icya cumi ndetse no gutanga n'ibindi nk'aho abantu bagihatwa n'amategeko y'isezerano rya kera. Ntabwo ariko biri. Umukristo ntahatwa n'amategeko, ahubwo ubuntu bw'Imana nibwo bumuyobora. Turibuze kureba mu rwa kabiri rw'Abakorino igice cya 5 umurongo wa 14. Haragira hati, urukundo rwa Kristo ruraduhata, kuko twemejwe neza nk'uko umwe yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo. Ntabwo umukristo mu isezerano rishya ahatwa n'amategeko, ahubwo ahatwa n'umutima ukunda Imana. Rero isezerano rishya ryemera gutanga, n'irya kera ryemera gutanga, ariko irya kera ryemeraga ko abantu batanga ibya cumi, ibirundo, imiganura bakurikije icyo amategeko yavugaga. Ariko isezerano rishya ntabwo rihatira umukristo wo mu isezerano rishya gutanga ibya cumi n'amaturo nk'uwubahiriza amategeko, ahubwo nk'uyobowe n'umutima ukunda Imana. Twibuke ko uku kugambirira tubona mu rwa kabiri rw'Abakorinto 9:7 si ugushingiye ku ntekerezo n'imigambi by'umuntu, ahubwo ni ugushingiye ku buntu twagiriwe muri Kristo Yesu n'urukundo dukunda Yesu. Rero gutanga ntabwo ari ingano y'ibyo twatanze, ahubwo ni umutima byatanganywe. Iyo turebye muri Luka igice cya 21 uhereye ku murongo wa 1 kugeza 3, hatwereka inkuru y'umupfakazi Yesu igihe yari ari mu rusengero yicaye yerekeye aho batangiraga amaturo. Muri icyo gihe mwibuke mu gihe cy'isinagogi, ibi byose tuvuga ibya cumi, amaturo, ibirundo, isogi na nyiragasogereza, ndetse hari aho Yesu yabivuze ko abantu batanga bakageza no ku isogi na nyiragasogereza barabikoraga. Ariko Yesu igihe yari yicaye yitegeye abantu batura, habonetse umupfakazi watuye amasenge 2. Ntabwo nzi amasenge 2 amafaranga twayagereranya nayo n'uyu munsi, ariko ikigaragara nuko ukurikije ibyatanzwe nuko yatanze byari iby'agaciro gakeya mu maso y'abantu kuruta iby'abandi. Ariko Yesu dore uko yavuze, yaragize ati, ndababwiza ukuri yuko uyu mupfakazi atanze byinshi kuruta iby'abandi batanze. Nabo tekereza umuntu aramutse atanze 2,000, undi agatanga 10,000,000, hanyuma Yesu akavuga ngo ndababwiza ukuri yuko watanze 2 yatanze byinshi kuruta uwatanze 10,000,000. Ese abantu batekereza iki? Rero uyu murongo cyangwa iki gice kitwereka
reka no kuvuga iki gice, umwami Yesu atwereka yuko gutanga ntabwo ari ingano y'ibyo dutanga, ahubwo gutanga ni ugushingiye ku mutima. Umutima twatanganye niwo ufite agaciro imbere y'Imana. Ni nayo mpamvu isezerano rishya ritwereka yuko umuntu akwiriye gutanga nk'uko agambiriye mu mutima we. Ese koko ukurikije igiciro Imana yishyuye kugira ngo babarirwe ibyaha, wumva icyacumi ari ikintu washingiraho ugatanga ukumva wujuje amategeko yose, ukumva wujuje gukiranuka kose? Wumva mu by'ukuri iyo wagikoze wumva ukiranukiye Imana, ukumva rwose imigisha y'Imana urayikwiriye n'ibindi bimeze bityo? Ntabwo ariko bikwiriye kumera. Mu by'ukuri icya kabiri tubona muri iki gice cya Luka 21, ubwinshi bw'ibyo dutanga ntacyo buvuze ku Mana, ahubwo umutima w'urukundo dutanganye ndetse n'urukundo dufitiye uwo duha nicyo kintu cy'ingenzi mu gutanga k'umukristo. Ntabwo gutanga gushingira ku ngano y'ibyo utanga, ishaka ibicyacumi, ishaka ibamaturo, ishaka ibishimwe, ishaka ibibindi, ahubwo mu by'ukuri icy'ingenzi gikomeye ni umutima w'urukundo utanganye ndetse n'urukundo ufitiye uwo uha. Nicyo kintu cy'ingenzi mu gutanga. Iyo usomye urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 14 na 15 haragira hati, urukundo rwa Kristo ruraduhata kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye, kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Mu by'ukuri rero icyo tubona hano ni uko urukundo rwa Kristo ni rwo ruduhata mu byo dukora byose. Ibi twabyemejwe n'ijambo ry'Imana n'Umwuka Wera utuye muri twebwe, ko tudakwiriye gukomeza kubaho nk'uko amategeko abisaba, cyangwa tudakwiriye gukomeza kubaho nk'uko kamere y'imibiri yacu ibyifuza, ahubwo dukwiriye kubaho nk'uko Kristo wadukunze akatwitangira adusaba kubaho. Ngaho rero reka dusuzume impamvu zituma abantu batanga muri iki gihe. Icya mbere, abantu batanga kubera ko bafite ubwoba bwo kubura imigisha y'Imana. Mu by'ukuri nagira ngo mbibutse neza yuko ntabwo imigisha y'Imana tuyigura. Imigisha Imana yiduhera ubuntu muri Kristo Yesu. Nta muntu n'umwe washobora kugura umugisha w'Imana. Ndetse n'Abanyarwanda bajya baca umugani bakavuga ngo iraguha ntimugura kuko muguze yaguhenda. Abantu benshi rero usanga bakoresha imbaraga zishobotse, abandi bakigisha abantu bakavuga ngo nimudatanga icyacumi muravumwa, ya mivumo muragira gute. Iri ni iterabwoba ridafite ishingiro mu byanditswe byera. Ahubwo Imana ishaka ko dutangana umutima ukunze. Urashaka ko abantu batanga ku buryo bwo kuramya Imana no guhimbaza Imana, bigishe gutanga bayobowe n'urukundo bakunda Imana, aho kubahatisha ubwoba n'amategeko. Mu by'ukuri iyo usomye Abefeso igice cya 1 umurongo wa 3 kugeza 14 hatwereka uburyo Imana yaduhaye imigisha yose yo mu ijuru yo muri Kristo Yesu. Mu by'ukuri rero hari n'abandi bavuga ko badatanze icyacumi bazarimbuka. Abangaba bo nagira ngo rwose ntaciye ku ruhande mvuge ko bene aya magambo aturuka ku mubi. Ni gute wafata icyacumi ukakirutisha amaraso Kristo yameneye ku musaraba kubw'umunyabyaha, ukavuga ko umuntu naramuka adatanze icyacumi kandi ari umwizera azarimbuka? Yemwe bantu muhatisha abantu ubwoba, mukareka abantu mudatuma abantu bamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, ngo mumenye ko abantu bakwiriye gukunda Imana, bubahisha Imana ibyo bakuye mu mbaraga zabo kubwo gukunda Imana atari kubwo mategeko. Reka mbabwire, hari akaga kari imbere yanyu. Ijambo ry'Imana ritwereka abantu bigisha baravuga nudatanga icyacumi uzarimbuka. Byanditse he muri Bibiliya? Mu by'ukuri akenshi abantu bakunda kwitwaza Maraki igice cya 3 umurongo wa 10 havuga ngo muravumwa wa muvumo ishyanga ryose uko mungana. Twibuke ko aya magambo yabwirwaga Abisiraheli, ntabwo ari Abakristo. Kandi Abisiraheli mwibuke ko bari bafite inshingano zo gutanga kugira ngo Abalewi babone ibibatunga. Kuko iyo batabikoraga Abalewi bagombaga kureka iby'urutambiro no mu rusengero bakajya hanze gushaka ibibatunga, hanyuma urusengero nturubona abatambyi, kandi abantu bagombaga guhongererwa ibyaha, abantu bagombaga gusomerwa amategeko y'Uwiteka n'ibindi bimeze bityo. Ntabwo ari ko uyu munsi rero bimeze. Uyu munsi nta rusengero tugifite, urusengero ni Kristo Yesu utuye mu mitima yacu. Abatambyi ni twebwe twese abizera. Ni gute abantu batinyuka gufata amaraso Kristo yamennye ku musaraba bakayagurana icyacumi bakabwira abantu ngo nibadatanga icyacumi bazarimbuka? Aka ni akaga gakomeye cyane. Hari n'abumva ko babereyemo Imana ideni, kavuga ngo ntabwo mwatanze icyacumi, murimo imyenda, mubereyemo Imana imyenda, mwayimye ibyayo. Abaroma 11:35 haragira hati, ninde wabanje kumuha ngo azamwiture? Ninde wabanje guha Uwiteka ngo azamwiture?
ko ibyo Imana iduha ibiduhera ubuntu. Abaheburayo 10:5 haragira hati, nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati, ibitambo n'amaturo ntiwabishatse, ahubwo wanyiteguriye umubiri wanjye. Mu by'ukuri ntabwo ibitambo byacu cyangwa se amaturo dutanga n'ibyacumi ari byo bituma twemerwa imbere y'Imana, ahubwo ibyo dutanga bikwiriye kuba biva mu mutima uramya Imana, nk'ishimwe dutanga ku Mana tuvuga duti, Mana ntacyo dufite twaguha, ariko byibura urebe umutima wacu, urebe ko wuzuye ishimwe ryo kunezererwa imirimo n'ibitangaza wakoze mu buzima bwacu, ubwo watangaga umwana wawe w'ikinege kugira ngo abe incungu y'ibyaha byacu. Ariko ibi byose bitandukanye n'ukuri kwa Bibiliya. Ibyo tubona abantu bakora n'ibyo abantu bigisha ku byerekeranye no gutanga, yaba ibya cumi n'amaturo, ubona ko ari uburyo bw'imigenzo n'imihango by'idini gusa. Aha rero umuntu yahita yibaza, none se ni ngombwa ko umukristo yatanga icya cumi? Mu by'ukuri si bibi ko umukristo yatanga 1/10, ariko atabihaswe, nkubahiriza amategeko, ahubwo nk'uyobowe n'umutima ukunda Yesu kuruta ibindi byose, kandi akagitanga nk'urugero rwiza rwamuyobora mu gutanga, atari ugushyitsa amategeko y'idini cyangwa yibeshya ko ari ugushyitsa amategeko y'Imana no gukorera imigisha yayo. Ukurikije uru rugero, amategeko ntabwo ari yo akiyobora umukristo mu byo akora byose, ahubwo ubuntu bw'Imana nibwo buyobora umukristo. None se kumenya ko isezerano rishya ridategeka umukristo gutanga 1/10 nk'itegeko byatuma umukristo yigomeka akareka gutanga? Izi ni impamvu abantu bajya batanga. Rimwe na rimwe abantu bajya bavuga ngo, ndabizi hari n'abajya bampamagara kandi ari abapasitoro bagenzi banjye, kavuga ngo urumva ngo izo nyigisho zigishije abantu ngo abantu ngo bagwa. Reka mbabwire, niba ufite ubwoba bwo kwigisha ukuri ngo abantu bagwe, abo ntago bigeze bamenya ukuri, kandi ntabwo ukuri guhishwa ngo abantu ari bwo babaturwa. Kuko nusoma ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 8:32 haragira hati, nimumenye ukuri, ukuri niko kuzaba batura. Rero abantu bakeneye kumenya ukuri kugira ngo babaturwe. Icya mbere, niba byatera kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana byatera umukristo gusubira inyuma cyangwa kugwa, uwo ntiyigeze aba umukristo. Kuko umukristo nyawe wamenye Yesu, ufite umwuka wera umutuyemo, azi neza yuko gutanga ari kimwe mu bikorwa byinshi byo kuramya Imana bigize ubuzima bw'umukristo. Ahubwo ikibazo ni uko rimwe na rimwe abantu tubabwira ibitari ukuri kwa Bibiliya, aho dukeneye kugera ku nyungu gusa z'abantu mu buryo bufatika. Ariko ijambo ry'Imana ritwereka neza yuko umuntu wese uvuga ibitari ukuri cyangwa akavuga mu izina ry'Uwiteka atatumwe, ijambo ry'Imana riravuga ngo avumwe. Hari abandi bamera nk'abakorera ibihembo nk'uko Baramu yakoreye ibihembo kwa Baraki. Hari abameze batyo muri ubu buzima, bakirengagiza ukuri kw'ijambo ry'Imana, ahubwo bakigisha ibitari ukuri, bakagoreka ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko reka mbabwire, igihe kizagera Bibiliya itubwira yuko inkota y'Uwiteka izabahagurukira. Ijambo ry'Imana ni ukuri, ntirihinduka, ntiritezukwaho, kandi ijambo ry'Imana ubwaryo muri ryo rifite ibikungahaye byose bituma umukristo abasha kubaho ubuzima buhindutse kandi bunezeza Imana mu mibereho ye. Iyo usomye urwandiko rwa Tito igice cya 2 umurongo wa 10 haragira hati, kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwamaze kuboneka, butwigisha kureka kutubaha Imana, kugenda twirinda mu gihe cya none, no kureka irari ry'iby'isi. Mu by'ukuri rero ubuntu bwa Yesu Kristo twakira iyo tumaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ubwo buntu bwabwo buhinduka ubuzima muri twebwe. Ntabwo duhatwa n'amategeko, ahubwo duhatwa n'urwo rukundo ruzanwa n'ubuntu bwa Kristo muri twebwe. Rero ntabwo umukristo kuba yamenya ukuri bimuhesha gusubira inyuma cyangwa kugwa, kuko uwo nguwo aba atarigeze amenya ukuri, ahubwo bimuhesha kubaturwa, noneho akamenya ko akwiriye gukora byose kubwo guhimbaza Kristo no kumuramya, atari kubwo kuzuza amategeko cyangwa se yaba y'idini, yaba yibwira ko yuzuza y'Imana n'ibindi bimeze bityo. Mu by'ukuri rero iki ijambo ry'Imana ritwereka niki? Tugaruke kuri iki ngiki. None se koko icya 10 ni icya pasiteri? Oya da, ntabwo ariko biri. None se bitanzwe ni ibya pasiteri? Oya da,
ntabwo ariko biri, kuko ijambo ry'Imana ritwereka ko mbere na mbere umuntu akwiriye gutanga afite intego yo kuramya Imana no kuyihimbaza. Mu isezerano rya kera iyo abantu batangaga ibyabo kugira ngo bitange kubwo kuramya Imana nk'ibitambo byashyirwaga ku gicaniro, ntabwo bigeraga bategereza ko bibagarukira. Niko kuramya Imana kwacu gukwiriye kumera no mu gihe twatanze. Ariko uyu munsi nimurebe uko bigenda, umuntu aratanga ejo mu gitondo akongera akavuga ati ariko bya bindi twatanze byagenze gute, pasiteri nitwe twamuguriye ikote n'ibindi bimeze gutyo. Mu by'ukuri ibi bikwereka yuko ibi bintu abantu babikora bivuye mu mutima udahindutse, ibi bintu abantu babikora bivuye mu mutima utari uwo kuramya Imana no kuyihimbaza. Rero njyewe icyo mbona nkurikije icyo ijambo ry'Imana rivuga, niba koko tuvuga yuko icya cumi ari icy'abatambyi, hanyuma byari bikwiriye ko nikimara gutangwa mu rusengero bagabanya imigabane yose uko abakristo twateranye twese tungana, hanyuma buri wese agafata umugabane umukwiriye, kuko twese turi abatambyi b'ubwami bw'Imana. Niba atari ko biri rero, bivuze yuko kubyigisha gutyo ni ukwirengagiza ukuri kw'ijambo ry'Imana. Iyi Imana cyangwa se ijambo ry'Imana ritwereka yuko igihe twatanze yaba ibya cumi, yaba amaturo, yaba ibindi kubwo kuramya Imana no kuyihimbaza, Imana yemera ko nyuma yuko tuyiramisha umutima wacu n'ibyo twungutse n'ibyo twakuye mu mbaraga zacu n'ubwenge bwacu, ibyo ngibyo nyuma yo kubiramisha Imana bishobora gukora imirimo itandukanye. Mu mirimo byakora rero harimo kuba byatunga umushumba mu gihe ari wo murimo akora, harimo kuba byafasha imfubyi n'abapfakazi, harimo kuba byakoreshwa mu buryo bwo kubaka inyubako z'urusengero, harimo kuba byakoreshwa indi mirimo itandukanye mu rusengero. Ariko impamvu ya mbere yo gutanga ibya cumi n'amaturo ntabwo ari ugutunga umushumba cyangwa kubaka izo nyubako, ahubwo ni ukuramya Imana. Hanyuma ibyaramishijwe Imana nk'uko iyo byamaraga kuva ku gicaniro ibitakongotse byatungaga abatambyi bene Aroni, niko nabyo bishobora muri iki gihe cya none ibyatanzwe mu buryo bwo kuramya Imana bivuye mu rukundo dukunda Imana nk'uko imitima yacu yagambiriye, niko byanakoreshwa gukora ibindi mu rusengero. Rero sintekereza ko umukristo wamenye ukuri kwamugira ikigomeke ngo areke gutanga. Ahubwo dukwiriye kureka abantu bakabaturwa n'ijambo ry'Imana. Uwakora ibyo cyangwa akamenya ibyo cyangwa akabaho gutyo yaba akwiriye kwisuzuma kugira ngo amenye koko niba yarizeye Yesu Kristo by'ukuri. Kuko kumenya ukuri biratubatura, bituma tubaho mu buzima buhindutse, bituma tubaho mu buzima buhesha Imana icyubahiro, bituma tubaho mu buzima butuma Imana yacu ihimbazwa mu mibereho yacu no mu buzima bwacu. Hari uwabajije ubushize arambaza ati none se mu byumba aho tujya bakatwaka ibya cumi ntabwo ari byo? Ntabwo ari byo rwose. Niba icya cumi wagambiriye kugitanga kubw'umutima wawe ukunze, gitange mu rusengero kubw'ineza yo kuramya Imana no kuyihimbaza. Niba amaturo wayatanze yatange mu rusengero, aho handi ntago Bibiliya ibigaragaza. Rero iki ijambo ry'Imana ritavuga ntabwo ari ukuri. Icyo tubona rero dusoza, navuze ko ndi bubivugeho mu ncamake, nuko abantu benshi bafite ikibazo mu myumvire ijyanye n'icyitwa gutanga, cyane cyane ikijyanye n'icya cumi. Icya cumi ntabwo ari bibi ko umukristo yagitanga rwose, ariko nk'urugero rwiza rwo gutanga atabihaswe nk'amategeko cyangwa atabihaswe no kumva yuko ari kubahiriza amategeko cyangwa kunezeza Imana, ahubwo akabikora kubw'umutima uramya Imana ukayihimbaza. Kuko ijambo ry'Imana ritwereka yuko dukwiriye gutanga nk'uko umuntu agambiriye mu mutima we, atinuba kandi adahatwa. Mu by'ukuri umuntu afite n'uburenganzira bwo gutanga ibirenze icya cumi mu gihe yasobanukiwe kuramya Imana icyo ari cyo, mu gihe yasobanukiwe agaciro ko kuramya Imana, mu gihe yasobanukiwe agaciro ko kubahisha Imana ibyo yunguka bivuye mu mbaraga ze n'ubwenge bwe, ashobora no gutanga ibirenze icya cumi. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko tutagikwiriye kubaho nk'ababohwa n'amategeko, ahubwo dukwiriye kubaho nk'abafite umudendezo wo muri Kristo Yesu, tuyobowe n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu. Bene data rero bakundwa, ndibwira ko icyo
nagombaga kuvuga kuri ibi bijyanye no gutanga, ariko ntarava kuri iyo ngingo. Hari uwabaje ati mbese icya cumi n'amaturo bimariye iki itorero? Mu by'ukuri ntekereza ko iki kibazo kugisubiza wenda mu ruhande rumwe byagora, ntazi bimariye iki itorero mu buhe buryo, ariko tubona yuko byanze bikunze hari abantu tubana nabo mu itorero bakeneye ubufasha, hari ibikenewe mu itorero dukwiriye gukora, yaba cyane cyane kwamamaza ubutumwa bwiza hanze, gufasha abafite uwo mutwaro wo kujyana ubutumwa bwiza hanze, bakamenyekanisha Yesu mu bataramumenya. Ibyo byose bikorwa n'iyo mirimo yo kuramya Imana dukoresheje ubutunzi bwacu, imbaraga zacu n'ubwenge bwacu. Kuko iyo tuvuze ubutunzi, kera ubundi Abisiraheli bo bajyanaga amafu, bakajyana amatungo, bakajyana iki. Twebwe uyu munsi ntabyo dufite, icyo dufite ni amafaranga. Niyo mpamvu akenshi gutanga cyane muri iki gihe cya none uko byigishwa biba bishingiye ku mafaranga cyane. Niyo mpamvu ariyo tuvuga cyane, niyo mpamvu ariyo avugwa. Iyo havuzwe gutanga ariyo avugwa cyane. Nuko ibyo bindi, amatungo, amafu n'iki n'imirima bamwe ntituyigira, ariko mu by'ukuri dufite ibyo dukora biva mu bwenge bwacu no mu mbaraga zacu. Rero ijambo ry'Imana rivuga ko ibyo byose dukwiriye kubyubahisha Uwiteka kubwo gutanga, ariko n'umutima unezerewe, n'umutima ukunda Imana, umutima udahatwa. Kuko amategeko icyaberaho no guhata abantu no gutuma abantu bibaza. Impamvu abantu babibaza gutya kenshi nuko mu mitima yabo birabahata, bituma binuba, bituma bumva batabohotse. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari ko umukristo yari akwiriye kuba mu gihe aramisha Imana ibyo yunguka ndetse n'ibyo yakuye mu mbaraga ze n'ubwenge bwe. Rero nasoza mvuga ngo yes, Bibiliya Isezerano Rishya ntabwo yemera ko dutanga icya cumi nkubahiriza amategeko cyangwa nkuhatwa, ahubwo ikunda ko umuntu atanga n'umutima unezerewe nk'uko abigambiriye. Iri jambo kugambirira rigaragaza ko ni ikintu umuntu afatira umwanzuro, ntabwo ari ikintu umuntu ahatwa n'idini, ntabwo ari ikintu umuntu ahatwa n'amategeko, ahubwo ni ikintu umuntu afatira umwanzuro. Umuntu atange nk'uko agambiriye mu mutima we. Niba uyu munsi nashimye gushimisha Imana cyangwa kuramisha Imana 5,000, nibyo nagambiriye, nibyo byavuye mu mutima wanjye, kandi ntabwo nabihaswe n'idini n'imigenzo yaryo, ahubwo mu by'ukuri nuko narebye mu mutima wanjye nkumva ko muri uwo mwanya no muri icyo gihe no muri iyo minsi nicyo numva mfite kuramisha Imana n'umutima wanjye. Twibuke neza yuko rimwe na rimwe tujya dushaka gukora imirimo y'Umwuka Wera. Rimwe na rimwe abantu tujya dutinya kwigisha abantu ukuri, tuvuga ngo biragusha abantu, biratuma bumva bagwa, biratuma bumva mu by'ukuri ntabwo akazi kanjye nk'umubwiriza butumwa ni ukuba umwizerwa ku ijambo ry'Imana no kubwiriza ukuri ku ijambo ry'Imana uko kuri. Hanyuma kurinda imitima y'abantu ni iby'Umwuka Wera, ibyo ntabwo ari akazi kanjye. Rero ntabwo nifuza gukora umurimo w'Umwuka Wera, ahubwo nge nifuza kuba igikoresho cy'Umwuka Wera cyo gukora iby'icyubahiro kandi no kugabura iby'ukuri ku ijambo ry'Imana. Rero byashoboka ko hari abatabyumva nk'uko mbyumva, ariko ngewe nizera ko nshingira ku kuri kwa Bibiliya, kandi niteguye kuganira n'umuntu uwo ari we wese, ndetse no kujya impaka ariko zubaka zishingiye ku ijambo ry'Imana, kugira ngo ngaragaze neza yuko ijambo ry'Imana ridahata umukristo mu Isezerano Rishya gutanga icya cumi. Nubwo yagitanga ntakwiriye kugitanga, ahubwo kugitanga nk'uhatwa n'amategeko, cyangwa se nkumva ko kubikora yubahirije amategeko y'Imana, cyangwa se natagitanga ari buburi imigisha y'Imana. Hanyuma abigisha yuko kutagitanga bituma abantu bazarimbuka, ababo rwose Bibiliya iravuga ko ari abatindi bo kubabarirwa. Abumva rero ko babereyemo Imana ideni, nagira ngo nkubwire yuko ntabwo ari ko biri, kubera ko Kristo yishyuye byose kugira ngo ugire umudendezo imbere y'Imana. Hanyuma kubw'umutima ukunda Imana, urukundo rwa Kristo ruri muri wowe nirwo ruguhata kubahisha Imana ibyo wunguka mu mbaraga zawe, mu bwenge bwawe no mu mibereho yawe. Imana y'amahoro rero ibaha umugisha. Reka dusubikira aha, hanyuma ufite ikibazo, igitekerezo, inyunganizi, turabyakira kuri telefone tugiye kubaha 0788 48 48 30 76 0788 48 30 76. Imana y'amahoro ibaha umugisha.